Murakoze cyane nk'uko musanzwe dukurikirana ibiganiro kuri YouTube channel yitwa Live for Christ Alone TV. Uyu munsi wa none rero nanjye ugiye kubagezaho ikiganiro cy'ijambo ry'Imana cyangwa se ubutumwa bwiza. Amazina nk'uko dusanzwe tuganira, musanzwe mumbona, musanzwe mubona ntanga ibiganiro bigiye bitandukanye, ni Ntakiritimana Eric. Ndi umusore wakijijwe, wagira ubuntu na Yesu, mpabwa agakiza ku buntu kandi ndashima Imana. Mu buzima bwanjye rero muranifuza yuko nasangiza n'abandi ijambo ry'Imana kugira ngo Imana ibashe kugenda igirira neza abanyarwanda muri rusange ndetse n'abandi bankurikira babasha gukurikirana ibiganiro muri uru rurimi rw'Ikinyarwanda. Reka rero mbere ya byose kugira ngo dutangire kumva ijambo ry'Imana tubanze dusenga Imana. Ndagushimiye Mana ishobora byose, Mana y'urukundo, Mana y'icyubahiro, gushime kubw'ubuntu bwawe Mwami Imana n'imbabazi zawe watugiriye, ukemera gutanga umwana wa Yesu Kristo kugira ngo adupfire ku musaraba. Mwami Imana, ubu turiho kuko watugiriye ubuntu, waduha agakiza ku buntu, Mana uhabwe icyubahiro. Gushimira uyu munsi waduhaye kugira ngo Mwami Imana tubashe gukurikirana ijambo ryawe, umfashe unyobore, kandi icyo ndibuvuge cyose Mana mvuge kubw'icyubahiro cyawe. Mu izina rya Yesu sengeye n'abantu bari uzankurikirana bakurikirana Mwami Imana ibi biganiro kugira ngo ijambo ryawe rizabahindure. Urakoze Mana, mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Rero inshuti bavandimwe bankurikiye cyangwa se bajya bakurikirana ibiganiro kuri YouTube channel Live for Christ Alone TV, ndagira ngo uyu munsi wa none tuganire ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ryiza, ijambo ry'Imana rirabohora, ijambo ry'Imana ni imbaraga. Ijambo ry'Imana iyo umuntu afite ijambo muri we, niyo yagera mu bigeragezo, niyo yagera mu bikomeye, ajya abasha gukomera. Ntabwo ajya abasha guhungabanywa n'ibibonetse ibyo ari byo byose, kubera yuko afite ijambo ry'Imana. Dawidi we yaranditse aravuga ngo nabikiye ijambo mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Iyo umuntu afite ijambo aba akomeye, ntago aba agihuhwa n'imiyaga n'imiraba n'iki. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana tugiye kureba muri uyu munsi wa none, ndagira ngo mbasangize insanganyamatsiko iravuga ngo ese ijambo ry'Imana uriha agaciro kangana iki? Yego, insanganyamatsiko iragira iti ese ijambo ry'Imana uriha agaciro kangana iki? Kubera yuko tubona abantu bavuga ngo ni abakristo, ariko bagera no mu gihe cyo kumva ijambo ry'Imana ukabona nta gaciro barihaye. Hari naho tujya tukabona nko mu nsengero abantu bararirimbye, bagera mu mwanya w'ijambo ry'Imana bamwe ugahita ubona barasohotse, ariko ijambo ry'Imana uriha agaciro kangana gute? Uyu munsi rero niyo topic tugiye kuganiraho, ariko turaza kwifashisha ibyanditswe byera. Turambure Bibiliya zacu turebe mu gitabo cya Nehemiya ibice 8 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 11. Turasoma twihutishije, turebe iki ijambo ry'Imana ritubwira, turebe uburyo abatubanjirije baherezaga ijambo ry'Imana agaciro. Nehemiya ibice 8 umurongo wa mbere kugera kuri 11, dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga basoma amategeko barayasobanura. Umurongo wa mbere, maze abantu bose bateranira icyarimwe ku karubanda ku irembo ry'amazi, babwira Ezira umwanditsi ngo azane igitabo cy'amategeko ya Mose, ayo Uwiteka yategetse Abisirayeli. Nuko ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa karindwi, Ezira umutambyi azana amategeko imbere y'iteraniro ry'abagabo n'abagore n'abantu bose bajijutse. Umurongo wa gatatu, ayo mategeko ayasomera ku karubanda ku irembo ry'amazi, ahera mu gitondo kare ageza ku manywa y'ihangu. Abagabo n'abagore n'abandi bantu bajijutse bari aho bose bari bateze amatwi ngo bumve igitabo cy'amategeko. Umurongo wa kane, nuko Ezira umwanditsi ahagarara ku ruhimbi rw'ibiti rwabarijwe uwo murimo. Iruhande rwe mu kuboko kw'iburyo hahagarara Matitiya na Shema na Anaya na Uriya na Hirukiya na Maseya. Ibumoso hahagarara Pedaya na Mishayeli na Malikiya na Hashumu na Hashibada na Zekariya
na Meshulamu. Umurongo wa 5, nuko Ezira aramburira igitabo imbere y'abantu bose kuko yari abisumbuye, maze akirambuye abantu bose barahaguruka. Ezira ashima Uwiteka Imana nkuru, abantu bose barikiriza bati amena amena, batega amaboko maze bubika imitwe baramya Uwiteka bubitse amaso yabo hasi. Umurongo wa 7, kandi Yosuwa na Bani na Sherebiya na Yamini na Akubu na Shebatayi na Hodia na Maseya na Kerita na Azoriya na Yozabadi na Hanani na Palaya na Abalewi basobanurira abantu amategeko, abantu bahagazaho bose bahagazaho basoma mu gitabo amategeko y'Imana. Gusoma kumvikana barasobanura kugira ngo abantu bamenye ibyasomagwa. Nehemiya ari we umutirushata na Ezira umutambyi n'umwanditsi n'Abalewi bigishaga abantu, babwira abantu bose bati, uyu munsi ni umunsi wejejwe Uwiteka Imana yanyu, ntimubabare kandi ntimurire, kuko abantu bose bariraga uko bumvaga amagambo yo mu mategeko. Umurongo wa 10, maze arababwira ati, nimugende murye inyama z'ibinure, munywe ibiryo mwoherereze amafunguro abadafite icyo bahishiwe, kuko uyu munsi ari umunsi wejejwe Uwiteka wacu, kandi ntimugire agahinda, kuko kwishimana n'Uwiteka arizo ntege zanyu. Umurongo wa 11, nuko Abalewi bahoza abantu bose bati, nimuceceke, kuko uyu munsi ari uwera, kandi ntimugire agahinda. Imana yo mu ijuru ishimwe. Dusomye ijambo ry'Imana, tubonye uburyo Bibiliya itubwira uburyo abakera babashije kubaha ijambo ry'Imana. Ubwo Ezira ndetse n'abandi bari bafatanyije basomaga amategeko y'Uwiteka, aya mategeko y'Uwiteka tuyagereranya n'ijambo ry'Imana, kuko mwibuke Abisirayeli Imana yari yarabahaye amategeko bazajya bagenderaho binyuze mu ijambo ry'Imana. Rero bayamaze kuyasoma babihaye agaciro, bigaragara uburyo bose bayumvaga kandi n'uburyo bayasobanuraga. Ahangaha abantu bari babyitondeye cyane, kuko ijambo ariryo ryabayoboraga mu buzima bwabo babagamo. Rero ikibazo kiriho muri iyi minsi, abantu ntabwo bagikunda ijambo, ariko reba wowe wigenzure mu rwawe ruhande, ese ijambo ry'Imana uriha agaciro kangana iki? Nk'uko Bibiliya ivuga, ijambo ry'Imana ni rizima. Ijambo ry'Imana ni rizima, rifite imbaraga, kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukagambirira. Ibyo tubisanga mu Baheburayo ibice 4 n'umurongo wa 12. Uwiteka iteka ryose ijambo ryawe rihora mu ijuru rihamye. Iyo ni Zaburi itubwira yuko iteka ryose Uwiteka ijambo ryiwe rihora mu ijuru kandi rigize gute? Rihamye. Mu yandi magambo, ijambo ry'Imana rifite agaciro, kandi ijambo ry'Imana rizahoraho. Niyo mpamvu natwe mu buzima bwa buri munsi nk'abakristo bankurikiye, mugomba kumva yuko mu buzima bwanyu mugomba kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, tukayoborwa n'ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe kugera aho Imana idushakaho. Ikindi, hari igihe tubaho mu buzima tukabona ubuzima bwacu bumeze nk'aho budafite icyerekezo, tukabona ubuzima bwacu bumeze nk'aho mbese nta kwizera gukomeye, nk'uko tuba twabuze ijambo ry'Imana. Rero tugiye kureba uburyo basogokuruza ndetse n'abahanuzi mu isezerano rya kera baryubahaga, bakubaha ijambo ry'Imana. Cyangwa se turanareba no mu gihe cy'intumwa,
uburyo intumwa naryo zubahaga ijambo ry'Imana, ndetse turaza kureba no mu kindi gihe mu gukura kw'itorero uburyo itorero ryakuze ariko bubaha ijambo ry'Imana. Niturangiza turaza kwisuzuma natwe niba duha ijambo ry'Imana agaciro mu misengere yacu ndetse n'ibyo tubwiriza. Icya mbere, ingingo z'ingenzi n'ubundi tugiye kurebaho, turareba ni gute abatambyi n'abahanuzi n'itorero bubahaga ijambo ry'Imana mu isezerano rya kera. Icyo nicyo turi buze kurebaho. Twamaze kubibona muri Nehemiya ibice 8 umurongo wawo wa mbere kugeza ku murongo wa 11, ariko cyane cyane reka twongere tuhasome twibande ku murongo wa 4 tugeze ku wa 7. Nehemiya ibice 8 umurongo wa 4 haravuga ngo nuko Ezira umwanditsi ahagarara ku ruhimbi rw'ibiti rwabarijwe uwo murimo. Yego, ahagarara aho ngaho ku ruhimbi rw'ibiti rwabarijwe uwo murimo, cyangwa se ni nk'icyo twagereranya muri iki gihe agatuti. Iruhande rwe mu kuboko kw'iburyo hahagarara abantu bagiye batandukanye, harimo uwo bita Matitiya na Shema na Anaya na Uriya. Ibi ngibi biragaragaza uburyo bari bahaye ijambo ry'Imana agaciro. Ijambo ry'Imana bari baryubashye. Ni nayo mpamvu muri iki gihe tugomba kubyigiraho tukareba ese muri iki gihe twebwe tubigenza gute, ijambo ry'Imana turyubaha gute. Ikindi iyo turebye mu bami wa mbere ibice 18 umurongo wa 36 kugeza ku 38 tubona uburyo bubahaga ijambo ry'Imana. Indi ngingo ya kabiri turebaho iragira iti ni gute mu gihe cya Yesu ijambo ry'Imana ryigishwaga cyangwa se uburyo ryahabwaga iki agaciro. Turareba mu butumwa bwiza bwa Yohana 11 mirongo 27, ubutumwa bwiza bwa Luka 11 umurongo wa 27. Turebe ukuntu havuga. Haravuga ngo akivuga ibyo umugore wari muri iryo teraniro ashyira ejuru aramubwira ati hahirwa inda yakubyaye n'amabere yakonyeje. Umurongo wa 28 haravuga ngo nawe aramusubiza ati ahubwo hahirwa abumva ijambo ry'Imana bakaryitondera, Imana ishimwe. Yesu nawe mu nyigisho yashimangiraga mu byo yigishaga, yabwiraga abantu ko abahiriwe ari abo ngabo bumva ijambo ry'Imana. Nawe niba wumva ijambo ry'Imana ukarikomeza ukariha agaciro, nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo urahiriwe kandi mu nzira yawe yose. Iyo dusomye mu butumwa bwiza nanone bwa Yohana ibice 8 umurongo wa 31, ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 8 umurongo wa 31, tubona uburyo ijambo ry'Imana rikomeye. 31 haravuga ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwe bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri. Amen. Mu yandi magambo yarababwiye ngo nibaguma mu ijambo ryiwe nk'uko bari bamaze kumwemera nibo bazaba abigishwa nyakuri. Natwe rero ntabwo bishoboka ko waba umwigishwa nyakuri wa Yesu utizera ijambo ry'Imana, udakurikiza ijambo ry'Imana ngo urihe iki agaciro, ntibishoboka. Yohana nanone ibice 14 umurongo wa 23, ubutumwa bwiza bwa Yohana 11:4 umurongo wa 23 haravuga ngo Yesu aramusubiza ati umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye na data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. Ariko utankunda ntiyitondere amagambo yanjye, kandi iryo jambo mwumvise si iryanjye ahubwo ni irya data wantumye, Imana ishimwe. Yesu aragaragaza nanone kwitondera amagambo y'Imana, uwo nguwo azakomera. Ikindi tugiye kureba ni gute mu gihe cy'intumwa ijambo ry'Imana ryahabwaga agaciro kurusha ibindi. Iyo dusomye mu byakozwe n'intumwa, ibice byaho 6 umurongo wa 7, twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ibyakozwe n'intumwa ibice byaho 6 umurongo wa 7, twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga. Aha ni igihe mu gihe cy'intumwa nabo uburyo bafataga ijambo ry'Imana, uburyo barihaga agaciro. Ibyakozwe n'intumwa 6:7 haravuga ngo nuko ijambo ry'Imana rikomeza kwamamara, umubare w'abigishwa ugwira cyane i Yerusalemu, abatambyi benshi bumvira uko kwizera.
ijambo ry'Imana ryarakwiriye riramamara, niyo mpamvu abizera bagwiriye. Muri iyi minsi tujya tubona ikibazo mu matorero, ukabona abantu nta umuntu ukibaza ni umukristo cyangwa no kubyitirira, ukabona ikindi abantu baravuga ubutumwa ariko nta musaruro, uburyo imbuto abantu bera ntago zikwiriye abihannye kubera yuko hatabwiriza ijambo ry'Imana nk'uko bikwiye. Mbona njyewe muri iki gihe hakwiriye impinduka kugira ngo ijambo ry'Imana rihabwe agaciro kandi ijambo ry'Imana risobanurwe neza ritagoretswe kugira ngo abantu babashe kuba abakristo nyabo. Ikindi tugiye kureba ni gute abagize uruhare ku itorero rya Kristo bigishaga. Abo ngabo nabo twita mu ndimi z'abanyamahanga yenda aba reformers, cyangwa se kugira ngo amatorero abeho ya gikristo abeho, bo bigishaga gute, ni gute bitonderaga ijambo ry'Imana. Icya mbere bahamyaga ijambo ry'Imana bashize amanga. Iyo tubonye ba Martin Luther, ba John Calvin, ba John Wesley n'abandi n'abazwingiri, mu guhamya kwabo bahamyaga ijambo ry'Imana bagize gute, bashize amanga. Ariko ikibazo dufite muri iyi minsi, n'uwitwa ngo ni umuvugabutumwa, n'uwitwa ngo arasenga, usanga ijambo ry'Imana ahubwo nkaho yarihamije ashize amanga, cyangwa se ngo arivuge nk'uko riri, ahubwo ugasanga ararigoreka. Nicyo kibazo dufite muri iyi minsi. Twongere tugaruke ku ijambo, bakristo mu matorero tugaruke ku ijambo, Imana yo mu ijuru itugirire neza. Ikindi cyabarangaga, bagenderaga ku ijambo ry'Imana kandi ko Yesu ari we rufatiro rw'uwizera wese. Ikindi cya kabiri, bariya abantu bagize uruhare kugira ngo amatorero abeho bagenderaga ku ijambo ry'Imana. Ikindi bakavuga ko bagahamya neza ko Kristo ari we rufatiro, nta rundi rufatiro, kandi ni nabyo. Ariko tubona ko muri iki gihe abantu n'ibyo babwiriza inshuro nyinshi hari igihe usanga nta butumwa bwiza rurimo, kandi Yesu ari we ugomba kuba urufatiro, ari we tugomba kubwirizaho, tukereka abantu ko Yesu umumaro yagize, uburyo umwakiriye ahabwa ubugingo buhoraho, mbese tukagaragaza ineza y'Imana, urukundo rw'Imana binyuze mu mwana wayo Yesu Kristo. Ariko abantu siko muri iyi minsi abenshi usanga babikora, ntago abantu benshi cyane bakibikora. Rero twongere tugaruke. Ikindi cyabarangaga bari abantu bagize uruhare mu bijyanye n'amatorero, bavugaga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bagendeye ku ijambo ry'Imana. Ikindi bashyizeho inyigisho zihuriweho n'abakristo bagendeye ku ijambo ry'Imana. Ikindi baritangaga kubera kwigisha ijambo ry'Imana. Ikindi baharaniraga gukiranuka bagendeye ku ijambo ry'Imana. Ikindi bashinze amatorero bagendeye kuki? Ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana. Rero nshuti bavandimwe, nsoza, abankurikiye mwese cyangwa se bazabasha kumva iyi video, ndagira ngo basabe kugira ngo mu buzima bwanyu bwose, mu byo mukora byose, uburyo musengamo byose, mwubahe ijambo ry'Imana kandi murisobanure neza mutarigoretse, nibwo Imana izishimira itorero ryo muri iyi minsi ya none. Muri iyi minsi ya none hari ibintu bikomeye cyane, hari ibintu bigoye abantu barivanze, umuntu arasenga ariko ugasanga yivanze n'isi, ugasanga hariho n'umuntu nyine uba wareruye akavuga ati ngewe iby'isi ndabikora nyine, nareruye nyine, nemeye kwiyegurira isi, iby'ijuru ntabwo bindeba. Ariko noneho uwo nguwo afite nawe ibihano byiwe. Ariko noneho ikibabaje cyane nuko hari umuntu uvuga ngo arasenga ariko ugasanga yivanze n'isi, ntago ari akazuyaze, ntago abize, mbese nta nubwo ari n'akazuyaze. Ni ikibazo gikomeye cyane. Kubera iki? Kubera twataye ijambo ry'Imana. Rero ushobora kwibaza ukavuga ngo nuwuhe mumaro nyine wo kuyoborwa n'ijambo ry'Imana mu mibereho yacu ya buri munsi nk'abakristo. Yego, ni uwuhe mumaro? Ushobora kuvuga ati ariko se ko turi kwiga kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, ubundi bifite uwuhe mumaro? Ko tubikurikirana turi kubyiga, ubundi bifite uwuhe mumaro? Icya mbere, ijambo ry'Imana iyo uyobowe naryo ntidukora, iyo tuyobowe naryo ntidukora ibyaha nkana. Gukora ibyaha nkana ni nko kuvuga ngo urakora ibintu ariko nyine wabigize nk'akamenyero. Yego, iyo ijambo ry'Imana riri mu mutima wawe ntabwo dukora ibyaha nkana. Zaburi yo iratubwira ngo, umwanditsi wa Zaburi yavuze ngo nabikiye ijambo mu mutima wanjye kugira ngo nagucumuraho. Ikindi, ijambo ry'Imana iyo ritubera itabaza ndetse n'umucyo utumurikira. Haleluya. Ijambo ry'Imana iyo turihaye agaciro rikaba muri twe, ritubera itabaza ritumurikira. Ibyo tubisanga muri Zaburi 119 umurongo w'105.
Ikindi, guhirwa ndetse no kubashishwa mu nzira zawe zose. Iyo tubohowe n'ijambo ry'Imana, turahirwa tukanabashishwa no mu byo dukora byose. Iyo dusomye muri Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 8, tubona uburyo Imana yabwiye Yoshua ngo uzahirwa. Uzahirwa amaze gutorwa ngo asimbure Mose. Imana iramubwira ngo uzahirwa niyubaha ijambo ry'Imana, nayoborwa n'ijambo ry'Imana. Ikindi ijambo ry'Imana ritumarira, uwumva ijambo ry'Imana akarikomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Yego, Yesu yabivuzeho, Matayo ibice 24 kugeza kuri 24 kugeza kuri 27. Yego, uwumva ijambo ry'Imana akarikomeza aba ameze nka wa muntu wubatse inzu ye ku rutare. Rero bavandimwe, inshuti zanjye, abankurikiye, urubyiruko, abapapa, abamama, abana, ababasha bose kumva ururimi rw'Ikinyarwanda, ndagira ngo niba uri umuntu usenga ariko noneho ukaba utajya guha ijambo ry'Imana agaciro, wongere ugaruke mu ijambo ry'Imana uriha agaciro. Ikindi, abamwe bigisha ariko bakarigoreka, mwigisha ijambo ry'Imana neza, kuko ijambo ry'Imana iyo uryigishije neza rigira umumaro kuri wowe ndetse n'abo wigishije. Ikindi, mugomba kuzajya mugerageza no muri gahunda zose mushyiraho, ariko ijambo ry'Imana rikubahwa mu nsengero, mu materaniro na hehe, kugira ngo mubashe gukomera muri iki gihe gikomeye, muri iki gihe abantu bacitse intege, muri iki gihe hari inyigisho nyinshi, muri iki gihe Satani yashyizeho ibigusha byinshi, kugira ngo tubashe kubaho dukomeye kandi tudatsindwa n'uburiganya bwa Satani. Murakoze rero, ndabashimiye cyane. Imana ihe umugisha abantu bose bankurikiye. Amen.